muraho akanya nkaka tugiye kubaganiriza ku byago ndetse n'ingaruka abantu benshi batazi ko zishaka kubaho bitewe n'icyago bari kugendana. Nje muri kumwe ni Murego Pamphile, impuguke mu byo kurya, kubitunganya, kubyongera agaciro ndetse no kumenya ingaruka nziza cyangwa se ingaruka mbi ibyo kurya bigira ku buzima bwa muntu. Icyo cyago ni ikihe? Uyu munsi twahisemo kubaganiriza ku cyo bita liver failure, kunanirwa k'umwijima, ndetse tunarebere hamwe ingaruka cyangwa se ni igiki gishaka kukubwira ko umwijima wawe wananiwe. Muri ino minsi abantu benshi bari kugendana inda, ukabona inda yaje imbere, yewe rimwe na rimwe tukavuga ko abantu babaye ba boss, nyamara ari ibibazo by'umwijima. Hari uko umwijima wawe wananiwe noneho ugatangira gutumba. Reka turebere hamwe ubundi umwijima unanirwa byagenze gute, tunamenye kubera iki unanirwa. Umwijima w'umuntu cyangwa se mu ndimi z'amahanga inyama twita liver cyangwa se foie mu kirimi cy'igifaransa, ni inyama ifite imimaro myinshi ku buzima bwa muntu, ariko uyu munsi tugiye kubabwira imwe nk'imimaro itatu y'ingenzi. Mbere na mbere, umwijima ushinzwe gushwanyaguza ibinure byo twakwita fat. Umwijima w'umuntu ushinzwe gusohora imyanda, ibyo twakwita detoxification, ndetse umwijima w'umuntu ushinzwe kuvubura indurwe bita bile, ariyo ishinzwe gushwanyaguza bya binure, ndetse n'ibyo twakwita gross molecule harimo nk'isukari ndetse n'ibindi binyobwa birimo nk'inzoga. Iyo umuntu rero akunda gufata ibyo bintu ibyo twababwiye nk'inyama zitukura, ibinure, iyo umuntu akunda gufata arko, iyo umuntu akunda gukoresha imiti cyane yo kwa muganga, biriya bintu bishobora gutuma umwijima w'umuntu ufeyiringa cyangwa se unanirwa, akaba ari byo akenshi muri ino minsi bituzanira, cyangwa se ujya kubona ukuntu abantu bagize liver fat, abantu bakagira ibinure ku mwijima, bakazana za nyakubahwa, yewe rimwe na rimwe tukumva ko ari byiza kandi nyamara biri kuganisha ku ngaruka zitari nziza. Dushobora rero kwibaza ngo ni igihe ki umwijima wangirika? Iyo umuntu amajije kugira icyo kibazo cya liver failure cyangwa se umwijima we utakibasha gushwanyaguza bya bindi twababwiye birimo nk'amasukari, birimo amavuta, birimo ndetse na alcohol, umwijima ubundi utangira kubika ibinure ku mwijima, umuntu akazana inda. Kandi wajya kureba neza ugasanga nta kibuno, nta kuboko, ndetse nta n'ahandi hantu umuntu yabyibushye ngo bigaragaze wenda ko afite imirire myiza. Ibyo ngibyo rero ni ikibazo. Ingaruka ni izihe zo kugira ibinure ku mwijima? Umwijima mu gihe watangiye kubyimba, tukabona umuntu yazanye inda ejo imbere, aba ari kwegereza ibyago byo kugira icyo bita cirrhose. Cirrhose akaba ari ukwangirika k'umwijima igihe atangiye kuzamo ibyo bita scar, ni nk'udusebe, umwijima ukaba wapfumagurika, ukirekamo amazi, ejo bundi hakaza urushwima, ibyo twakwita cirrhose. Icyo gihe rero iyo ni kanseri. Byatangiye tubona umuntu ari boss afite inda, none birangiye umuntu hajemo urushwima. Wakora iki rero kugira ngo wirinde ibyo byose? Icya mbere, ni byiza kwisuzumisha. Ni byiza kwisuzumisha nibuza buri mwaka ugatanga ibizami by'umwijima kugira ngo urebe umwijima wawe niba ari muzima. Ikindi kintu cya kabiri, ni byiza guhindura imirire, tukamenya ngo ibi byo kurya ni ibihe byatugiraho ingaruka, ni ibihe byafasha umwijima. Ikindi kintu cya gatatu cy'ingenzi na ndetse dushishikariza abantu muri ino minsi, ni ukumenya ko hari product z'ingenzi nk'iyo bita livergen capsule. Izi ni inyunganiramirire ziri naturel, zizewe, zifite standard, ziri international, zituma umwijima w'umuntu mu gihe wananiwe wongera gukora ibyo bita cell regeneration, kongera kurema uduserire, kongera kurema uturemangingo tugize umwijima, bikaba byawurinda
gutobagurika bikaba byawurinda kuzanamo kanseri, kandi bikongerera umwijima gukora cyane, gukora detoxification ndetse no gushwanyaguza bya binure. Ikindi twababwira, ni bande bafite ibyago byo kuba bagira liver failure? Ni bande bafite ibyago byo kuba bagira umwijima unaniwe? Harimo abantu mbere na mbere barwaye diabete, harimo abantu bafite umuvuduko w'amaraso, harimo abantu bafite obesity, ibiro byinshi cyane. Kubera ko uko wibikaho ibinure byinshi ukaba obese, uko ugira isukari nyinshi mu mubiri ukaba wagira diabete, niko umwijima wawe unanirwa, kuko no mu mirimo umwijima ushinzwe gukora cyangwa se mu kamaro k'umwijima harimo kuringaniza isukari igomba kujya mu maraso. Icyo gihe isukari ibaye nyinshi n'umwijima urananirwa. Akaba ari nayo mpamvu utu tunini twa glucoblock cyangwa se izi nyunganamire za glucoblock, harimo ijambo glucose, ni supplement, inyunganamirire dutanga kugira ngo wa muntu ufite isukari nyinshi mu mubiri ibashe kugabanuka, biturutse kuko umwijima utananiwe, ahubwo wabashije gukoresha isukari neza. Tukaba twababwira rero izi nyunganamire zose ziraboneka mu Rwanda ku giciro cyiza, ariko ntitwasoza tutababwiye ngo ku bantu bafite umubyibuho ukabije, akenshi watewe no gukonsoma cyangwa se gufata ibikize ku binure n'amasukari, ko hari n'icyayi cya proslim tea. Iki nacyo ni herbal tea, ni icyayi cyiza cyane gifasha gushwanyaguza ibinure kandi kigafasha umwijima kugira ingufu no gukora detox, gusukura ya myanda iri mu mubiri. Tubibutse ko umwijima w'umuntu ushobora kunanirwa, ushobora kugira ibyo bita liver failure, biturutse ku mirire idahwitse, biturutse no kuba wagira infection, nko kuba wagira umwijima wo mu bwoko bwa hepatite B, hepatite C. Ibyo nabyo bishobora gutuma umwijima unanirwa, ari nabyo bishobora gutuma umwijima wangirika cyane. Kubafasha rero birashoboka, ariko icy'ingenzi ni ukwirinda. Ku bakeneye ubusobanuro buhambaye cyangwa se ubufasha ndetse no kumenya birushijeho icyo twafasha abantu bafite liver failure cyangwa se abantu batangiye kuzana inda, nyakubahwa, mwaduhamagara kuri nimero zikurikira. Mushobora guhamagara kuri 078 94 333 795, cyangwa se mugahamagara kuri 0788 69 88 13. Dukorera mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, mu nyubako yo kwa Rubangura, umuryango 302. Turabashimiye, tubashishikariza guhindura imirire no kugisha inama kugira ngo twirinde ibyo tubona ko ari byiza kandi nyamara bishobora kudushyira mu kaga, bikadushyira ku ndwara cyangwa se ku kibazo abantu benshi bari kugendana batabizi, ibyo twakwita liver failure, kunanirwa k'umwijima, hahandi abantu bazana inda kandi nyamara ari ibyago bari kugendana. Murakoze, turabashimiye cyane. Mwari muri kumwe na Murego Pamphile.